ku ruhande rw'umugore wakabaye ubona umugabo ukamuha keya zose zishoboka ntunamwibutse ibyo yiriwemo ugafatirana igihe cyawe kuko ukibonye ari gitoya uramutse umenye ko guciye inyuma nizo kezi muhe ego nakubwiye ngo ubaye uri umugore ushoboye ubishoboye ariko ko ngiye sinabishobora wabona umugabo wawe akanya gato muri bumarane sibyo ntumwibutse ibyejo hahise ugakoresha igihe cyawe neza cyo kumuha keya kugira ngo naho azajya hose ajya agira ikintu akwibukiraho cyiza kuko buriya nubwo gusakuza nabyo biri mu bintu byirukana abagabo abona itandukaniro ryawe n'iryo wagiye kuko igihe kizagera nasubiza ubwenge ku gihe nasubiza ibitekerezo ku gihe azakugira indobanure kandi ubuzima bwawe bwose mu bumarane uko ubyifuza ariko hari igihe kiba kiriho umugabo nawe akijarajara batinda gukura abagabo batinda gukora buriya abagabo benshi ni ukuvuga ngo ku myaka 13 hari n'igihe batanayirenza sibyo ukabona yarakoze ariko imyaka y'igahora ari 13 niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe game changer aka kantu se urakumvise ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga African Digital Opportunity Initiative bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. amakuru ni meza mu gihe tutakoze mu gihe tutari turi kumwe habaye ibintu byinshi nk'ibiki habaye ibintu byinshi nagiye numva pasiteri yitabye Imana byo twe turi kumwe ariko ibyaje nyuma byabaye bibi pasiteri Togene ibyo ni byabaye mbere ko tubivugaho ibyo ngibyo tuzaza kubivugaho abantu babe hafi kugira ngo bumve kabisa icyo tubivugaho ari Jennifer ari nanjye twese habaye n'ibintu biri mu busambanyi bwinshi cyane hagati y'abagabo n'abagore bitari byiza cyane byose nibyo tugaruka mu kiganiro cyacu hamwe n'umuvandimwe wacu Jennifer Uwamahoro Jennifer muri ibyo bintu byose byabaye hari akantu gato waruhereye uvuga uti ngo kugira ngo utunge umugore kugira ngo utunge umugore niko twahereye tutarafungura kamera kuko buriya imodoka n'umugore birya kimwe ariko ikiza cy'imodoka ntivuga uyikoreshereza igihe ushakiye bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko nyine aho kugira ngo utunge abagore benshi watunga imodoka ariko abagabo i Kigali benshi ngo baratendetse wowe ntabwo ufite so njyewe se reka ntabwo mfite ariko gera abagabo ba kera buriya nabo ntaho bitaniye buriya gute reka nkubwire ukuntu ahubwo kera habagaho ubusambanyi burenze ubu ngubu kera ajyaga kubona ukabona nk'umusaza yubatse ikiraro ukavuga uti iki kiraro agiye gushyiramo ingurube cyangwa ihene akabazanyemo umugore akazongera akajya hakurya akubaka ikiraro ukagira ngo agiye gushyiramo inka akabazanyemo umugore ni ukuvuga ngo kera habaga ubusambanyi bukabije cyane ariko ikintu abagore b'icyo gihe baturushaga ni uguceceka ntibavugaga bari barabaye ba nyiranda byemeye barabaye ba magorwa barabaye abagore badasohoka ariko uyu munsi wa none n'impamvu ubona isi iri guhindana cyane nuko abagore bahindanye ku rwego rwo hejuru bahindanye gute ni ukuvuga ngo
abagabo ibyo bakora n'ubundi bari basanzwe babikora ariko kubera ko impinduka zabaye mu bagore cyane bahawe ijambo basohorwa mu bikari iyo babaga basohorwa mu nzu z'iyo ngiyo bose bavumbukayo nk'uko ubona tubaho abanyeshuri badahari ariko ibigo byose byafunga ugasanga Nyabugogo mbutiyaje zateye buriya n'abagore bavuye mu bikari bateza mbutiyaje zitagira umubare niho rero usanga kubera urumva nk'umwana wa kera wenda nkatwe abantu ba kera bakuze usanga ari abantu bagira ikinyabupfura bagira kubaha ariko ugasanga arakubwira ati kandi njyewe data ntiyigeze aturera yazaga aje gutera inda ariko ugasanga n'abantu bagira ikinyabupfura bazi ubumuntu kubera ko abagore b'icyo gihe babaga ari abagore nabo bagira ikinyabupfura kandi bemera kurera abana babo no kubaha abagabo ariko kuri iyi saha urankubita ishoti uri umugabo nanjye nkukubita irindi tujye ku gasozi abana bajye ku gasozi nta burere bukibaho niyo mpamvu uvuze ngo aho kugira ngo utunge abagore benshi watungamo imodoka ariko uyu munsi ngo barabatunze i Kigali kandi rwihishwa none se ujya erega ntabwo njyewe ibintu byo kuvanga umugabo yasambanye ngo yabyaye umwana hanze njye ntabwo byambera impamvu yo gutandukana n'umugabo wanjye nukuri none se ubu usibye yuko wenda tutabimenya twese twavutse ku gihe DNA zitaraza sibyo ubu ntabwo zaje ubu ngubu rero hazagira abantu bakuru bafate base babajyane hariya kubapimisha amaraso sha muzavayo mumenye ko banyoko bari indaya muzafata abantu bakuze mufate baso bakibafite babajyane kubapimisha uzasanga nawe muvayo mutamenye ko banyoko bari indaya muzangaye kandi bacecetse ariko bo icyo baturushaga ni uguceceka ariko ubu ni ukuvuga ngo umugabo arakora bya bindi n'ubundi yamye akora na Yesu akiriho umugore mbese ni ukuvuga ngo impinduka z'isi zahinduye umugore gusa ariko ku mugabo nta kintu cyahinduka ntacyo kuko n'ubundi babyaraga hanze n'ubundi umugore yarimenyaga ariko akamenya kuvuga ati umwana uburere abukura ku mugore ariko iyi saha nushwana n'umugore ntabwo azemera kwicara hasi ntabwo azemera gutuza oya ni ku miguruko urebye mbese iterambere ry'isi ryaziye abagore yego kuko barashyushye bacanye ku maso barasaze mbese kumana yanjye niyo mpamvu no kugira ngo tuzafatishe uburere bwo mu gihe cyiza biragoye cyane Mesigeni utubwije ukuri umugabo aramutse aguciye inyuma tugiye kuvuga muri rusange ntabwo rero tugiye kwibasira umugabo aramutse aguciye inyuma akakuzanira umwana icyo kintu wakihanganira ntabwo waba arimo ariko uri mu biki ubu se tuvuge ko ataranciye inyuma njyewe aramutse anciye inyuma njyewe nawe arabizi azabyumva urumva anciye inyuma ntabwo njyewe najya kuburana n'umugore mugenzi wanjye ngo turimo turarwanirira umugabo kuko iriya ntabwo ari ingurube yashyizemo ikizirike nta nubwo ari ihene uri kumva neza ntabwo njyewe mu buzima bwanjye nzigera mvuga ngo ndwanye n'umugore mugenzi wanjye dupfa umugabo sha ndamutse nanaryamye nkicura nkasanga nabirose nahita mvuga ngo toka satani sibyo njye ndwana n'umugore mugenzi wanjye nose reka nkubaze gera ujya ku murenge usezerana wigeze ujyana n'ariya mahabara ntabwo wajyanye n'umugore wawe none se ubundi umugore wawe kuki watakubaza impamvu bamuciye inyuma akajya kubibaza umugore wundi wo ku ruhande wishe isezerano ninde n'umugabo wawe bari wubaza mujye mu nzu murwane mukubitana ingumi ariko wijya ku karubanda ngo ujye kwisuzuguza ubaza umugore ngo wanjyaniye umugabo wawe niba atagira ubwenge so aragira ngo abikoreho iki cyangwa abantu babyana abagabo b'abandi ndabashyigikira n'ujya ubona bigukundira ujye umujyana kubera ko nawe ntareza aba afite ibyo bivuga ntabwo ari byo ariko ndakubaza ariko ugomba no kwihaniza umuntu wakwinjiriye iwawe ariko se arakwinjirira reka nkubaze umugabo si we mutwe w'urugo ntabwo se ari wowe ugenzura ibiri mu rugo rwawe ukamenya ngo umugore wanjye agomba kwambara no kurya none wananiwe kwikontorora ku buryo abandi bagore batagushuka ku buryo abandi bagore batagushuka ubwo uri muntu ki uri mwana ki ku buryo wumva yuko wavuga ngo umugore yanjyanye yakujyanye yese ariko nubwo umugabo atabivuga wenda ashobora no kugusuzugura icyo gihe wabikora iki aragusuzuguye ntiyakubwiye ati rero bimeze gutya uti nono ntabwo ushaka kubivugaho ariko uzi uwaguhemukiye ni umugore yaguhemukiye atese yagutwaye umugabo wawe ashobora no kumwibambarikaho abakobwa iki gihe se ntabwo bazi ikibazo wari wava mu nzu wawe udateye ipasi ntabwo bishoboka none se wari wava mu nzu wawe utoze
ntabwo bishoboka. none se ninde ukubwiriza koga? Hari umuntu ubikubwiriza? Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Mbese kubera iki utasuzugura nabo bakobwa ntibakubambare? Ariko ashobora umubiri ushaka kurya. Ariko se wakurya ugataha? Ntufite umugore? Ariko mva reka nkubwire. Ariko irarise. Nyine ubwo ni ya kamere yanyu itabavamo. Bivuga ko umugabo adahazwa n'umugore umwe, niko bikunda. Iyo niyo kamere. Iyo niyo kamere y'abagabo, ni nawo muco w'abagabo, ube umupasiteri, ube padiri, ube shehe, mwese murindaye. Ariko ikintu nshaka kubabwira, sibyo? Mwabagore mwe. Njyewe n'ukuri kw'Imana singiye kubeshya gera. Je nta mugore narwana nawe ngo wantwariye umugabo. Yego kirisito. Akubwo umugabo najya kurwanira ubwo yabasate. N'umugabo wawe. Ariko sibi niki? Ku buryo njya kurwana n'umugabo umubaza iki se? Umubaza iki? Cyo koza ntwari. Oya umva, simfite umwana w'umukobwa w'inkumi ugiye kugera 20. Yego komane yanjye. Ku buryo najya kumaza ngo abantu bagutereta ni bande? Nshinzwe iki se? Ko afite imyaka y'ubukure. Yego. Nshinzwe iki se ahubwo? Ahubwo se wavuze rimwe akazajya guhaha ntanagaruka yagiye kurongorwa. Hari ibintu umuntu yistresamo, wantwariye umugabo mukirwa muri hejuru, muratukana, mukirwa muvuga amagambo, mwamburana amajipo. Umugabo we bahatwaye ni intama. Hari ikiziriko bamushyizemo. Hari ikiziriko bamushyizemo koko. Sharika nkubwire. Ntabwo ngiye narwana n'umugore mugenzi wanjye, sinanabona n'umwanya wo gutongana nawe, sinanavugana nawe amagambo menshi, sibyo? Kuko nta n'ikintu naba nkubaza, uwo nkibaza niba umugabo wanjye mwemera nk'umuntu uhagarariye urugo, kandi nkaba mwemera nk'umuntu ushobora kumenya ati urugo rwanjye rukeneye iki. Ubwo rero ntabwo ibintu byo kwirwa mpanganya n'undi mugore. Uragira agasuzuguro umugabo yagusuzuguye ko guguca inyuma. Ugira agasuzuguro ko kujya kwiyandarika imbere y'abagore ubabaza ngo bagutwariye umugabo. Uba wisuzugurije inshuro nyinshi cyane. Yego. Ntabwo rero ako Jennifer ikintu gitoya gikomeye cyane. Ari nkawe bibayeho ugaca inyuma umugabo, simvuze ko uwabikoze cyangwa wabikoze. Kandi bikaba ari uko umugabo wundi yaguhinze ibyo umugabo ataguha arabiguha, keya umugabo wenda ataguha araziguha. Noneho nyuma y'igihe paf uraguye mu cyaha. Njyewe ntabwo mpakanye yuko, sibyo? Icyo gihe ntabwo mpakanye ko ibyo bintu ntabikora, simpakanye ko n'umugabo wanjye atabikora. Icyo mpakanye ni ukujya kurwana n'uwasambanye n'umugabo wanjye. Icyo nicyo mpakanye ko ntagikora. Nk'urugero icyo nshaka kuvuga, nk'ubu ngubu umugabo ashaka kuvuga kubera iki wamenye umugore paka umugushije mu cyaha. None se ubu ngende umwana bapfa gutwara uko biboneye? Erega reka nkwibarize, niba njyewe ugiye kunsambanya, icyo watekereje nanjye nicyo nshaka. Utamwihanangirije yakongera. Amva yewe. No se uwihanangirije wa mugabo, sibyo? Uti kuki wantwariye umugore? Kandi noneho umugore wawe nyirizina yakubwiye ko bamufashe ku ngufu se? Njye nakubwiye ko bamfashe ku ngufu. Suko. Njyewe bigeze bakubwira yuko amaguru anjyana. Reka ubwo se ahubwo waba umubaza iki? Okay, wenda dusoza kuri ino ngingo. Ni nk'izihe nama wagira umuntu wese wubatse muri kano kanya, ufite umugore we, ufite umugabo we, nizihe nama wamugira kugira ngo atekane cyane cyane kuri iyo ngingo? Ikintu nagira inama cyane wenda nk'abagore. Nk'abagore ni ukuvuga ngo impinduka zabaye mu bagore ntizabaye mu bagabo. Abagabo kuva na kera no ku bwa Yesu bahozeho, na ba Dawidi bararongoraga bafite abagore, sibyo? Ariko icyo twebwe nk'abadamu
kugira ngo urugo rutazamba n'abana bakazamba sibyo hari uburyo ushobora kubyitwaramo ariko utiyandaritse ngo uvuge ngo ibyo umugabo agiye gukora nanjye ngiye kubikora ibyo umugabo avuze nanjye ngiye kubivuga kuko ahanini ni nabyo biri gutakaza umuco aya masaha kuko twebwe tutabashije buriya umugore ni ikintu gikomeye gera buriya ushobora kujya mu kazi buri munsi ariko utashye ntuhasanga umugore shana ukuri kw'Imana n'akazi ukora mu buzima busanzwe kakunanira niyo mpamvu rero buri umugore aba akora ibintu binini cyane niyo mpamvu usanga ubu isaha nta muco uhari kuko abagore nta muco bafite ngewe abagabo ntabwo nakwirirwa mbataye igihe mbavuga sibyo ariko gusa bajye bamenya ngo niba ugiye gusambana hanze uri umugore ni umuvumo ukururira abana bawe kuko n'ubundi wa muvumo ntabwo umugabo awukurura nta n'ikintu na kimwe bimutwaye amenyereye kurongora abo bagore benshi ntukumve ngo umugabo wawe yarongoye ngiye kurwana na mugenzi wawe oya mushyire mu cyumba cyangwa mushyire mu nzu mugundagurane ariko wijya hanze kurwana wijya kwiteza abantu wijya kwiteza uwo mugore kuko nta mbabazi ari bukugirire n'ubundi uraba ntaho utaniye nawe mwese murahita mwitwa indaya kandi ikibabaje ntabwo wa mugabo aza ngo ahagarare hagati yanyu ababwira ati ngewe uyu mugore wanjye ndamwemera reka da arabihorera mukarwana nk'abagore nta nubwo ashobora kukuvuganira ni ukuri kw'Imana ntibishoboka pe ubwo rero ngewe mbona ikibazo igisubizo ibitekerezo bizima byakagombye kuba ku mugore cyane abantu ntabwo baza kugira ngo urimo uraha rugari abagabo n'ibisambanire niko bateye none se reka nkubaze ubwo wavuza cya kide bajyaga bavuza mu banyeshuri kugira ngo abanyeshuri basohoke ukakivuza umunsi wose ukivugiriza mu matwi y'umugabo utekereza ko yakumva erega twebwe dufite umutima uwo w'ishusho uri kubona yumva umugabo ubwo abasanzwe n'ubundi ari bwumva utakivugira urumva uzi ko seta ntabwo rega bureka nkubwira urusaku rw'ibikeri ntabwo rujya rutuma inka zidashoka ntabwo rero bishoboka kuvuga ngo reka nkubwire gera hari akantu bitewe n'imiterere yacu y'ukuntu twebwe abadamu duteye ntabwo ngewe ubivuga nakubwira ngo ndabishoboye ariko bishobotse sibyo ku ruhande rw'umugore wakabaye ubona umugabo ukamuha keya zose zishoboka ntunamwibutse ibyo yiriwemo ugafatirana igihe cyawe kuko ukibonye ari gitoya uramutse umenye ko guciye inyuma n'izo kezi imuhe ego nakubwiye ngo ubaye uri umugore ushoboye ubishoboye ariko ko ngewe sinabishobora wabona umugabo wawe akanya gato muri bumarane sibyo ntumwibutse iby'ejo hahise ugakoresha igihe cyawe neza cyo kumuha keya kugira ngo naho azajya hose ajye agira ikintu akwibukiraho cyiza kuko buriya nubwo gusakuza nabyo biri mu bintu byirukana abagabo abona itandukaniro ryawe n'iryo wagiye kuko igihe kizagera nasubiza ubwenge ku gihe nasubiza ibitekerezo ku gihe azakugira indobanure kandi ubuzima bwawe bwose mu bumarane uko ubyifuza ariko hari igihe kiba kiriho umugabo nawe akijarajara batinda gukura abagabo batinda gukora buriya abagabo benshi ni ukuvuga ngo ku myaka 13 hari n'igihe batanayirenza sibyo ukabona yarakoze ariko imyaka y'igahora ari 13 nibyo ibyo Jennifer avuga nibyo nanjye ngeze kwisoma ngo umugabo ngo akora ku myaka 42 ngo nibwo atangira gukora byo gukora ngo ubundi yari munsi y'imyaka 42 ngo akenshi ngo ahora ari bebe ngo hari umwana amveri tuse akibyo nigeze kwisoma ntabwo ndi kubyibuka neza nicyo bagiranyaga mu gihe umugore ngo akora ku myaka mike sinibuki yari muri 10 rwose aba yakuze ariko ngo umugabo wakuze agira icyo bita ubukure ni ku myaka 42 noneho rero njye mbivugiye yuko hari bitewe nuko mbona society imeze noneho ni ukuvuga ngo uwo mugabo muri icyo gihe aba atarakura aba akijarajara muri ba bagore hari umugore iyi saha ushobora kugeraho niyo waba uri umunyamafuti ingoma bihumbi uri umugabo wakaba atabona amakosa yawe akaguha keya zose zishoboka akirengagiza noneho wowe wamugeraho usakuza bikaba mbese nawe akagutunga nk'umuntu ugutunze nyine ariko muri ya myaka azakuriramo yayindi azakuriramo azaba akeneye amahoro ntabwo azaba akeneye urusaku azareba wa wundi niyo mpamvu rero bakubwira ngo mu myaka 30-20 ubundi urugo nibwo ruba rutangiye gufata hahandi ushaka kuvuga uti shangiye ntabwo nkiruvuyemo icumi byo ngo habakiri kare cyane habakiri kare cyane umugabo akijarajara ukinginga n'abana batarakura
cyokoze bamaze gukura asigara agendera ku gitsure cy'abana Yego. niyo mwamutumvikana Yeah. agenda ku gitsure cyo kuvuga ati ya umwana wanjye arambaza iki umwana wanjye arambaza ese pa waraye ese wiriwe noneho akagendera muri iyo gahunda kubera ko hari ibibaba yaragukoreye wowe nk'umugore ntabwo uba ukimwiyumvamo cyane ariko mugasigara mugendera ku murongo mu murongo w'abana aho azashyirira agapira hasi rero ba bagore bose azabareka ba bandi bose yajarajagamo azabareka ariko azabareka kubera biturutse kuri wowe umugore kubera yuko cya gihe yatahaga saa 9 waracecekaga sibyo kubera ko wamwerekaga inzira agomba gucamo mu rwego rwo kuba utuje apana kuvuga ngo niba komanze uyisusohora ibase y'inka ruyimumenye uzagenda wanyaye guhera saa 9 kugeza saa 9 z'ijoro hatahiye Yego. hahandi azakomanguka mwihorera ibyo byose rero nawe namara gushyira ubwenge ku gihe azabikurura avuga atari ko mu bagore bose nahuye nabo uyu se we wampaye amahoro uwo rero niwe azabana nawe Jenny, uko umugabo uko hari umugore ushobora guca inyuma umugabo we uvuze ko umugabo ashobora kwihangana umugore uca inyuma umugabo we umufata ute? Shabo ntago njya mbabonera igisubizo ntabwo wamenya impamvu kandi ikibi cyabo buriya uzareba umugore iyo yagiye biragoye no kugira ngo urwo rugo ruzakomere biragoye cyane kuko umugabo se ntabwo yakwihanganira icyo kintu we umugabo ntabwo umugore yihangana oya umugabo ntabwo yihangana reka nkubwire ni urugero wenda sibyo niba ugiye gusambana uri umugabo uraza kwibuka ugure nako gakingirizo uraza kwibuka unipimisha abagabo bagira ubwonko bwo kuba batekereza kuragakora ibintu ari serious kuko nubundi abasanzwe abimenyereye ariko umugore yagiye gusambana ushaka no kubwira umugabo utikoresha agakingiza akagakuraho uba ufite risike nyinshi n'uyoboye igikorwa umugabo niwe uba uyoboye igikorwa ni ukuvuga ngo rero umugore agiye gusambana impamvu rero urugo rutanakomera ahanini hari igihe utwariramo inda hari igihe utamenya gukontorora ba bagabo urugo rwawe na ba bagabo ugendamo ugasanga biragutamaje n'ababaga gasuzugura umugabo wawe nabyo bikaba byavamo ikintu kimwe kandi icyo gihe umugore yagiye gusambanirwa ntabwo wabiyoberwa kuko n'isuku mu rugo n'imyitwarire umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 34 irahinduka ntabwo ushobora kumuyoberwa Jenny hari umuntu wigeze kumbwira samwite shotera no mumenye no namenye ahangute sasa Gerard hari ukuntu ufite yaragiye kurongora noneho arambwite hari ikintu umukobwa ngiye kurongora yambwiye numva kinteye ubwoba none ndamubaza nti arambwira ati umugore wanjye umufiance wanjye namwaje ndamutse nguciye inyuma ukabimenya cyagenda gute umugore nawe aransubiza ati nanjye naguca inyuma hari n'akavido twiye kubona ko mu rusengero basezerana gutya ngo umuntu amubwira iki nawe yaguca inyuma none se ubundi reka nkubaza yaguca inyuma tuzanca inyuma nenza guca inyuma ari umugore uvuga buriya rero umuntu nakubwira ngo nzaguca inyuma ujye umenya ko asanganywe n'abagabo kuko buriya abagabo bo gutereta ushobora guhura n'umugore ku cyapa ukamutwara ukabura muteresa ariko biragoye kugira ngo njyewe njye kugira umugabo ntereta biba bifite ahantu byanyuze n'uburyo yambonye n'umwanya bitwara umwanya bitandukanye rero no kuvuga ngo umugabo we no mu isoko arahateretera bagahura bagahuza ariko umugore nakubwira ati nanjye ndaguca inyuma ubwo nyine nanaguca n'inyuma uzamenye ngo n'ubundi abagabo aba basangamo aba bafite ntabwo aba ari abari buhure nabo uwo munsi bivuze ngo asanzwe abikora ahubwo asanzwe abikora ubwo nyine ari kubyumva nuko mu gihe rero cyari gishize hari ibintu byabayeho byumwe kubyo twe tumaze kuvuga byumwe ku bantu navuga ngo bavuze ku rupfu rwa pasiteri ndetse bakanabikerensa bakabishyiramo ibintu bitarimo bidakwiye harimo n'ikintu nakwita ikinyapfura gike ubupfura buke hakabamo
ni ikintu umuntu kwakira bigoye no kumva bigoye. Umuntu akihandagaza akavuga ati njyewe nasambaye na pasiteri, tuvuge ko byabaye, iki nicyo gihe cyo kubivuga. Biriya bintu bibonye gute? Undi ati nsabye imbabazi kubw'ibyo nakoze, kuki se undi wabikoze? Biriya bibonye gute Jennifer? Njyewe biriya bintu rero, uriya mugore warabeshya, nta nubwo nanamutindaho, arabeshya kuko nkurikije inzara afite akaba yarazanye n'ibyangombwa byerekana ko umwana ahari, kuko ni umushonji, sibyo? Ashaka kuba afite wenda nk'abantu bamukoresheje, ariko hari akantu gatoya mpora nibaza kuri biriya bintu. Wenda bankurikiye bazadusobanurire. Baravuga ngo yazanywe na murumuna wa pasiteri, sibyo? Baravuga ko yazanywe na murumuna wa pasiteri. Narabyumvise nanjye. Nanjye narabyumvise. Ariko akandi kantu murumuna wa pasiteri rero nawe akavuga ati njye uyu muntu ntabwo ari njye wamuzanye. Yarabivuze gusa. Ariko ikimenyetso cyerekana ko uwo muntu atari we wamuzanye. Njyewe nakibabwira. None ko wumva ko pasiteri apfa, yikoreshereje umupira, akajya ku irimbi, uriya mugore ubundi wamenya agendereye iki? Nose yari yagahuye na Yongo, yari yagahuye na Korode, yari yagahuye n'uwo murumuna, ese uwo murumuna wa pasiteri ako kanya yahise yiga iyo mitwe mu minsi 3 bagiye gushyingura. Ibyo bintu rero wabireba ukavuga uti ibi bintu biragucanga ko bifite izingiro ryabyo nubwo batabisobanura neza. Kuko uriya mugore niba banze bamenye impamvu pasiteri yapfuye, akibuka kujya kwikoreshereza umupira, akajya gushyingura, harimo ikintu utamenye. Kandi nekereza yuko nubwo aba bapasiteri nge ntabazi, ntabwo nzi niba ari abanyamakuru babizobereyemo cyangwa se ari abantu bazi ibintu bya politike ku buryo bahise bashaka uriya mugore bakamukoreshereza umupira agahita ajya hariya, nyuma y'igihe runaka akaza gutangaza inkuru, mbese birimo amayobero. Ariko arabeshya. Icyo gusaba imbabazi rero cyo buriya njyewe ntabwo nkemera, ntabwo nkemera kubera yuko imbabazi yazisabye kubera ko yabonye uriya mugore atazanye umwana. Iyo aza kuzisaba mbere akavuga ati ariko ikiganiro nagishyizeho none reka ngikureho, agahita asaba imbabazi byari kumvikana. Ariko yabonye filime irangiye, umugore ababwira ati kuwa mbere nzazana ibyangombwa, nzazana umwana, ntiyabizana, nabo bahita babona ko yabeshyaga, babona gusaba imbabazi. Bizo ni ibintu byari byateguwe rero. Bishaka kuba byari byateguwe, ariko ntabwo wamenye ibyari byo kuko izingiro rya biriya bintu bazabimenye neza byahereye mbere pasiteri agipfa. Kubera ko uriya mugore ni gute yibwirije kujya gukoresha umupira akajya gushyingura, nubwo abantu bavuga ngo ni ikintu cyabayeho nyuma, ahubwo cyateguwe umunsi pasiteri apfa. Ngira ngo yakoze impanuka bahita bayiga izo politiki. Akose umuntu yiga politiki nk'izo mugende. Uriya mugore ni umukene, uriya mugore si umukristo, uriya mugore ni umuntu urawubona w'umunywanzoga, ngira ngo n'urumogi ararumva. Ntabwo rero wambwira ko bahuriye mu rusengero, ntabwo wambwira ko bari baziranye, ntabwo wambwira uburyo yatekereje kuvuga ngo pasiteri arapfuye ngiye gukoresha umupira ngiye kumushyingura. Ntabwo namenye uburwayi bwo mu mutwe afite ubwo ari bwo. Umuntu ajya guhimbira ibintu, umuntu wanitabye Imana gute? Ikigaragara cyo bararetse, niba ari babikoze pasiteri akimara gupfa, barabireka bibanza bituzaho gakeya, barangije barabyubura, babyuburira muri uriya mugore. Ni urwango se bamufitiye n'iki? Cyane, gusa si bisanzwe kwanga umuntu. Wanapfuye cyane ishyari bafite umudamu? Oya, ni ishyari, ni nko kugira ngo ibyo adakomeza, kuko urumva bari abanze, rega ntabwo ari abanze babaje uwo munsi. Ariko uzi ko nawe usetsa cyane, ubu uramutse ugize nk'ibibazo ubaka akanya, ye baba we buriya bo mugendana bose wasanga ari abanzi gusa. Oya. Cyane, kuko buri muntu wese agukunze kuko uri gukora, umeze neza, urasa neza, urumva. Ariko uramutse uhuye n'ikintu gito cyane, ego komane yanjye bavuga n'ibirenze ibyo watekerezaga. Wari umupasiteri nabonye ngo yitwa Yongwe, niwe wavugaga wanasabye imbabazi. Biriya bintu yakoze ari umupasiteri, afite izina ryo kwitwa pasiteri, sinzi niba ni pasiteri
nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za apartment, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 337 8096.